cya shitani cyarakaye. umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papi. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Walk in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Uribuka konse Nyamirambo nangira concert ya Brenda Fassie. Ku mahoro. Haya narasimbutse ngwamo hariya nibaga hariya kuri disi nasimbutsemo ninjiramo ubuntu. Yongeye nayirebeye inyuma. Nari ndi inyuma nayumvaga muri speaker nananiwe kwinjira. ari njye nubwo navaga mu rugo bro. Reka hari concert yabaye mu Rwanda abantu batazi ikomeye y'amateka. Yabaye muri 1996. Shaka ko ari concert international shaka ko yarabaye mu Rwanda nyuma ya genocide. Concert yateguwe na Nati Dread azanye famille ya Bob Marley. Yazanye Cedra Marley na Rita Marley. Nigaga ku Giporoso mu wa gatandatu primaire. Ndabyibuka ama poster ari ahantu sinayigiye ariko ndayizi bora ama poster. Nati Dread was everywhere. Reka nikubwire kubera yuko Nati Dread nawe yarahawe. Wasaga ikimwe cyari mu bayiteguye. Oya. Arundi umuntu tubwiye bamwita King Nzamba ngo twibagiye ngo nareti Kamariza indirimbo ze ngo icyo gihe cyane zaravugaga ni concert abantu muri showbiz batajya bagarukaho kandi ishobora kuba ariyo concert y'amateka yabaye mu Rwanda ari mpuzamahanga nyuma ya genocide sinzi niba wumva muri 1996 famille ya Bob Marley mu Rwanda Alex nitubwira ngiye ntabwo nagize amahirwe yo kumenyaho byinshi ariko ndayibuka yabaye Rakadube nuzwe yakoze concert kabiri. Iya mbere ya Rakadube. No se Rakadube yaje mu Rwanda muri 1996 cyane 97. Yaje muri 1996 Nyamirambo. Kuko nawe ndayizi Nyamirambo na publicité ya bamutipe bamwita ya famille ya Bob Marley umudamu we n'umugore we n'umwe mu bahungu be na Nati Dread namushimira kuko niwe umuntu wagize uruhare kugira ngo baze buriya. Nati Dread Kampala Murenzi ati jewe kwa Brenda Fassie nari nicaye imbere. Ewe data we concert. Murenzi kwa Brenda Fassie yarari mu Murenzi. Oya Murenzi yarari mu Murenzi yari umushapu kuva kera ariko buri uko Murenzi yafatiraga Yesi Nyamirambo. Ari umugaridiye muri 90 na kangahe. Brenda Fassie muri 90 na kangahe. Raki. Impamvu Murenzi yabonaga access wibuke neza Mudatsimbura Albert yari producer wabo bose yari mu bateguraga muri Mudatsimbura zose afite kandi gira afite akabiye yicaye imbere umuhungu amateka tuzayasubiramo abantu abantu bumve ko ibituma turaganira nibyo bitware kuko showbiz yari imeze mbere mu cyiza Nzamba atwibukije umuntu witwa Kamariza yakoze album yitwa Humura Rwanda. Humura Rwanda nziza urayibuka nigagirima muri tronko muri 98 bombinga cyane. Yeah, thank you. Album ya Kamariza muri 1998 ni nabwo haje niriya album yindi album ya Mavege Sudi nabwo nibwo yasohotse agakoni k'abakobwa nayo icyo gihe handebuka indirimbo bitwa Umuraba hariya ni yandi nabitwa korali ya hano Kacyiru kandi bagiye nabicyo gihe bari bafite hit iteye ubwoba muri za 1998 hamwe na indi ndirimbo na Nati Dread album ya Nati Dread ubyibuke na album ya Nati Dread icyo gihe album ya Nati Dread album ya Sambutu hanyuma na muri za 1999 hamwe na iriya ndirimbo Amarebe n'Ime muri 1999 ari indirimbo y'Imana bajyaga bashyiramo yavugaga ngo ndeka wa mubiri we ndeka wasiwe aho muri za bibi
bayishyiragamo ntabwo stade yose igahita ihaguruka kandi ari iy'Imana. aho ngaho ariko muri za 2000 ni za 2000 na gutyo, kuko ndayibuka album ayisohora interview narayikurikiye kuri Radio Rwanda, nimba ari Tijara wari wamwakiriye asohora album, kucyo gihe nahuye nawe mu Biryogo, yarazicururizaga bite mu ntoki, Alexis Dusabe ndumwana twahuriye mu Biryogo muri farumasi, njya mwibutsa iyo story, ndamubona Alexis Dusabe yambaye congo yuzuye ivumbi njya mbimwibutsa afite album mu ntoki. Mukurikiye kuri Radio Rwanda muri interview yari yakoze kuri Radio Rwanda, aho niho muri za 2003 cyangwa na rimwe gutyo cyangwa na kabiri. Ngenda byuka ko nigaga secondaire nakundaga ibiganiro nyine by'imyidagaduro kuri Radio Rwanda. Nimba ari Tijara wari wamuhostinze, nimba ari Marcel Rutagarama, umwe muri abo ngabo turahura, ndamubona namumenye nyine ko yari afite album, ndakoze ni Alexis Dusabe. Naramukurikiye yagajya kata muri inyuma gusa nta kintu. Kuri iyo konseri ya Cedra Marley ntago watubwiyeho details nkeya, abantu kuri showbiz baje bamenya ibintu, hari igihe bakora intonde, hari igihe bavuga ibintu kavuga abo bantu ibintu bavuga baba babizi. ya Bob Marley y'umuryango we, umugore y'abana be, akantu katajya kamva mu mutwe aza kuri stage. Icyo gihe warubuze ngo nariteguye, oya nari umufotografe ahantu runaka plan, so narafotoraga rero giye so rero yaje akantu katamva mu mutwe. Harya nyina Bob Marley twitwa Sedera, yitwa Rita, bajya bancana n'umugore Rita Marley, ni Rita so mama we rero kuza kuri stage, nyina wa Bob Marley yaje kuri stage, umwe umukazana amufasha hano n'umuhungu amufasha hano tugira ngo ntabasha kugenda. Ageze kuri stage ukuntu yasimbutse, turavuga wa mukecuru twanduze ko arwaye. So rero iyo konseri yari yateguwe, abantu nibuka barimo ni nyakwigendera Magi for your promotion, uramwibuka? For your promotion, ari n'abantu bagomba kuzirikana mu muziki w'u Rwanda. Davis abo ni bamwe mu bantu bari bayiteguye. Amafaranga yarashyizwemo n'abitwa Rwanda Tere, ari Rwanda Tere, right? N'ubu Rwanda Tere yashyize amafaranga. So iyo konseri bajya bayivuga, kandi konseri yabaye nini cyane, n'abaturanyi duturanye Abagande, aba Burundi baraza bayizamo. Nyuma ya Jenoside nibaza ko rero ushobora kuba ariyo konseri mpuzamahanga ya mbere yabaye mu Rwanda, ko nigaga muri 1996. Uhise unanyibutsa For Your Promotion, abantu bumve uko bavuga Bubu. Kera hariyo bitaga For Your Promotion, nibaza ko yazanye na Brenda Fassie na Magi. Ndamwibuka Magi, nigeze kujya kumusaba stage duhurira kuri UTC, aranyakira araganiza n'umukurikiye. Ariside yari afite groupe yitwa Testament, ajya kumusaba stage muri sinibuka konseri ya Danje yari yateguye, yari kumusaba stage nyine aranyumva, ariko ntago nyine ikiraka naje kukibona, ariko ari mu bantu nemeraga For Your Promotion. Yes, iyo ni showbiz.